Reka nongere mbasuhuze nshuti bakunze mudukurikira hano kuri Today 24/7. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru eshanu z'urukundo rw'ibyamamare nyarwanda zababaje abantu benshi cyane. Bamwe muri bo bitabye Imana basize abakunzi babo bari bafite gahunda yo kurushingana. Abandi basiga abagore babo batwite, ntibagize amahirwe yo kubona abana babo. Abandi nabo bagenda abana babo bakiri bato bafite amezi. Hahandi buri wese wumvisha inkuru zabo byamukoze ahantu atabasha kwiyumvisha ari we bibayeho. Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho tugiye kugaruka ku nkuru eshanu z'urukundo rw'ibyamamare nyarwanda zibabaje cyane, zarangiye koko batandukanyijwe n'urupfu. Ikibabaje kurushaho, bakagenda nabo bakiri bato cyane, atari nibura nka za nkuru wumvise zatandukanyijwe n'urupfu ariko wenda se bageze mu zabukuru bafite abuzukuru se, nubwo nyine urupfu ruhora ari urupfu, nta muto bafite abuzukuru se, nubwo nyine urupfu ruhora ari urupfu, nta muto nta mukuru ntiwarumenyera. Ndagusaba gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'inkuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Turatangira ku nkuru y'urukundo rwa Yvan Buravan na Shifa Marty. Ni imwe mu nkuru z'urukundo rw'ibyamamare nyarwanda ibabaje kandi yababaje benshi kuyumva. Yvan Buravan yitabye Imana byaravugaga ko afite ubukwe vuba, ndetse nawe ubwe yakundaga kuvuga ko atazarenza imyaka 30 atarashaka, gusa yitabye Imana ku myaka 27 gusa. Uyu muhanzi Yvan Buravan utarakunze kuvuga iby'urukundo rwe mu itangazamakuru, nubwo abantu ba hafi ye bari bazi Shifa, ku rundi ruhande abantu benshi bamenye uyu mukobwa mwiza cyane wari umukunzi we ubwo nyuma yo kumushyingura ku itariki 24 z'ukwa munani 2022. Umunyamakuru akaba n'umuhanzi Uncle Austin wari umwe mu nshuti za hafi za Buravan yagiye kuri Twitter ye akagira ati: "Twahumurije abantu bose usibye umuntu umwe, umukunzi wa Yvan Buravan." Uncle Austin yakomeje avuga ababajwe no kuba yari yibagiwe kumukomozaho mu ijoro ryari ryakeye ry'umuhango wo kumuherekeza, gusa akomeza abwira Shifa ko Buravan yamukundaga kandi ariyo mpamvu yamumubwiye. Asoza agira ati: "Biragoye cyane kuri wowe, Imana igukomeze." Nyuma y'iyi Twitter ubu butumwa nibwo abantu benshi bahise bamenya Shifa wari umukunzi wa Yvan Buravan, maze bajya no kumushaka ku mbuga nkoranyambaga baramumenya baramukurikirana, ndetse kandi banamwereka urukundo aho buri poste ye yerekeye Yvan Buravan ubutumwa bw'abamukomeza buza ari uruhuri. Nubwo kenshi Shifa kuva yabura Yvan Buravan wari umukunzi we apostinga siba, aho uko bukeye n'uko bwije uyu mukobwa adahwema kugaragaza agahinda agifite kuko kubura Yvan Buravan wari umukunzi we. Uyu byavugwaga ko bafite gahunda yo kurushinga. Indi nkuru y'urukundo ibabaje y'ibyamamare nyarwanda kandi yanababaje benshi bayimenye, ni inkuru y'urukundo rwa DJ Mira n'umugore we Hope Nigihozo. DJ Mira yitabye Imana ku myaka 29 gusa, asiga umugore n'umwana w'umukobwa mwiza cyane banasaga kubi Shani. Yasize afite amezi 7 gusa, ubu akaba afite imyaka 3. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2019 nibwo Karuranga Virgile wamamaye mu kuvanga umuziki nka DJ Mira yateye ivi asaba Hope Nigihozo kumubera umugore. Ibi biba nyuma y'aho DJ Mira na Hope iby'urukundo rwabo batabihishaga, aho ku mbuga nkoranyambaga bahoraga babwirana amagambo meza, aho bashyingiranwe bamaze imyaka 5 bakundana, aho baje gushyingiranwa kuwa 28 Kamena 2019. Nyakwigendera DJ Mira yigeze kubwira Igihe ko mu byo yakundiye Hope Nigihozo harimo ko ari umuntu ucisha make, umwumva, akumva n'akazi ko kuvanga umuziki yakoraga akubaha kandi ntakunde kuvuga menshi. Abo bombi bari baramenyanye mu mwaka w'ibihumbi 2013 bahuriye muri resitora, batangira kuvugana byoroheje biza kuvamo urukundo rweruye. Nyuma y'aho rero DJ Mira yitabye Imana, byumvikane ko umuntu wa mbere bitari byoroheye namba yari Hope Nigihozo. Yari asigiye uruhinja rw'amezi 7, aho mu muhango wo kumuherekeza Hope yavuze ko DJ Mira yari umugabo kuri we, akaba inshuti magara, ndetse rimwe na rimwe akamubera na papa we ngo kuko yamwitagaho birenze urugero. Indi nkuru ya gatatu ni iya Junior na Liliane.
Ku itariki 13 z'ukwa kabiri 2022 itsinda rya Juda Muzika ryashyize hanze indirimbo ryise Iminsi. Iyi bakomoye kuri umwe muri bo wari uherutse gupfusha umukunzi we. Uyu mukobwa witwaga Umuringa Liliane witabye Imana mu buryo butunguranye ku wa mbere tariki 10 Mutarama 2022 niwe wari umukunzi wa Alex Mbaraga uzwi nka Junior, uyu ubarizwa muri Juda Muziki. Muri iyi ndirimbo bagaragaza ko kubura uwawe ari ikintu gikomeye ku buryo hari n'aho uwamubuze agera akaba yifuza ko nawe baba bajyana. Iyi ndirimbo Iminsi kandi ngo nubwo yahimbwe biturutse kuri Umuringa, nanone aba basore bisanishije n'ibihe abantu banyuramo babuze ababo muri rusange. Gusa hakaba indi ndirimbo noneho bakoze bakoreye uyu mukobwa gusa, ariko yo ikaba yarakoreshejwe ku kiriyo cya Umuringa gusa kuko yari igenewe we by'umwihariko, bakaba batarifuje kuyicuruza nk'uko Daresti yabibwiye ikinyamakuru Igihe. Ubwo Umuringa yitabaga Imana, Junior yavuze ko atabuze umukunzi gusa ahubwo abuze inshuti ye magara. Aba bombi bari bamaranye imyaka 2 mu rukundo, ariko bakaba bari barahisemo kutabishyira mu itangazamakuru. Junior yigeze kuvuga ko urupfu rwa Liliane atari ibintu byo kwakira vuba kuko yabaye nk'ubura ubundi buzima bwe. Uyu muhanzi yavuze ko atazibagirwa Umuringa kuko mu bakobwa bakundanye we yamusigiye ikintu cy'ingenzi mu buzima, aho yamweretse uko akwiye kubaho bya nyabyo ndetse akanatuma yisobanukirwa. Ubwo yaganiraga na Yago TV show nyuma y'amezi agera muri 6 abuze Umuringa Liliane wari umukunzi we, Junior yavuze ko atazamusimbuza undi, ahubwo undi mukobwa azakundana nawe azaza ajye mu mwanya ariko ntasimbure Umuringa Liliane. Naho indi nkuru y'urukundo ibabaje y'ibyamamare nyarwanda yanababaje benshi ni inkuru y'umuramyi Giselle Precious uherutse kwitaba Imana agasiga umugabo bari bamaranye hafi umwaka bashyingiranywe, akamusigira uruhinja rw'ukwezi kumwe. Umugabo bari bamaranye umwaka bashakanye ndetse anamusigira uruhinja. Niyo nkuru Innocent na Nsabimana Giselle Precious bamenyanye mu mwaka w'ibihumbi 2013, ariko muri iyo myaka yose ibintu ntibyagenze neza 100% mu mubano wabo kugeza igihe Imana yaje kumushimira bakabana mu mwaka w'ibihumbi 2021. Mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma, Innocent yahishuye ko bwa mbere y'uko babana yasenze Imana asaba umufasha mwiza bazafatanya kubaka urugo, maze muri uko gusenga Imana iramusubiza inamubwira ko ari we uzamubera umugore. Nyuma y'aho Imana imubwiye ko Precious ari we uzamubera umugore, Innocent wari usanzwe uvugana na Giselle ariko baratandukanye batagikundana, yaje kuza i Kigali mu bihe bigoye by'icyorezo cya coronavirus, arabimubwira undi aramuhakanira. Aha rero akaba ariho Innocent yaje gufata umwanzuro wo kwisubirira iwabo yumva ko we Imana yamubeshye. Ariko nyuma Giselle Precious nawe ngo yaje gusenga asaba Imana umufasha, imubwira ko nta wundi ari Innocent. Bongera gusubirana batangira umushinga wo kubaka urugo. Innocent na Giselle baje gukora ubukwe mu kwezi kwa 12 muri 2021, ni ukuvuga ko yitabye Imana nta mwaka baramarana. Uyu mugabo ubwo basezeragaho Giselle Precious bwa nyuma yavuze ko yari umugore mwiza w'umutima ukunda Imana, umugore wamugiraga inama ndetse ngo yanamubereye papa we kuko yabaye aho atamubereye. Indi nkuru ya nyuma y'urukundo nayo yababaje benshi cyane ni inkuru ya Dani waririmbiraga muri Kingdom of God Ministries na Kesi Akariza. Nsabigaba Jean Paul benshi bitaga Dani wari umuririmbyi n'umwanditsi mu itsinda rya Kingdom rikora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mugabo yapfuye ku myaka 25 gusa, yapfuye asize uyu mugore we Kerisi anamusiga atwite inda ye nk'uko yabivuze ubwo yamushyinguraga. Hagati aho ariko Akariza yavuze ibi mu gihe kuva amakuru y'urupfu rwa Dani yamenyekana hakomeje kuvugwa byinshi birimo n'uko yaba yariyahuye kubera uyu mugore uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yaramuciye inyuma agaterwa inda n'undi mugabo. Gusa nyine Akariza mu magambo ye yumvikanishije ko umwana yari atwite ubwo Dani yitabaga Imana yari uwe, ndetse anasaba umuryango wa Dani kumukundira umwana nubwo we batamukunda.
Mu ijambo rye kandi Akariza yavuze ukuntu ari inshuti na papa we cyane, ahubwo we na Dani bari bemeranyije kubana yagiye akabibwira papa we, akamubwira ko noneho yabonye umuhungu mwiza. Papa we arabashyigikira, ariko kuko yari muri porosesi zo kubona ubwenegihugu ntiyabatahiye ubukwe, ariko mama we yaraje ndetse na papa we akomeza kubafasha ari mu mahanga mu gihe ubukwe bwo bwabereye mu Rwanda. Muri iri jambo ririmo n'ikiniga cyinshi, Akariza yabwiye Dani kumva ye ko amukunda cyane kandi azahora ari karashi we, akita ku mwana wabo agakora n'ibyo yifuzaga ko yakorera umwana wabo. Inkuru yacu n'aha tuyisoreje, ngusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ukomeze kubana natwe umunsi ku munsi.